ubwo sinzi konde bureba hejuru subiza imbara nayabanyiseze kanori dashira sindi ubuzima gatandatu kuri Authentic Radio saa 2 z'umugoroba kugera isaa 4 amakuru y'imyidagaduro ndetse n'andi menshi n'ahandi wayasanga uretse muri G-Talk hamwe na Byishimo Espoir. Wa gatandatu kuri Authentic Radio saa 2 z'umugoroba kugera isaa 4 amakuru y'imyidagaduro ndetse n'andi menshi. Yes, reka nkomeze mbahe ikaze cyane. Amazina yanjye mwabyumvise ni Byishimo Espoir. Of course tugiye kuzajya tubana cyane 5 kuri 5 ni kuri 92 n'ibice 8 Authentic Radio indangagaciro ko muyoboro nyawo. Ikiganiro ni G-Talk. Reka nkubwire rero ngo uyu munsi ni umunsi wa mbere dutangiye kino kiganiro. Tugiye gutangirana nabandi ndabizi ko mwese mufite amatsiko, ariko reka nkubwire ngo nimba ufite igitekerezo ntuze kwirengagiza cyangwa se kwibagirwa kunyura kuri Facebook yacu ni Authentic Radio 92 n'ibice 8 fama cyangwa se FM. Ngewe ndi Byishimo Espoir, turibuze kubana cyane. Nakubwira ngo iki kiganiro ni ubwa mbere, ni inshuro ya mbere kibaye, ni G-Talk, ndi Byishimo Espoir cyangwa se Happy. Ngiye turibuze kubana cyane, ariko ntago ndibuze gutangira ndi njyenyine. Ndibuze gutangira ndi kumwe n'abandi bantu mbona bameze neza cyane. Nawe nimba wifuza kumpa ikaze, nyuza ubutumwa bwawe kuri 0787223224. Ndi Byishimo Espoir, tugiye kuza kuba tubana cyane. Ikiganiro ni G-Talk. Amakuru yo ni menshi, nakubwira ngo turibuze kugaruka ku makuru atandukanye, ariko mbere yuko tuza kuyagarukaho ndaza kandi kumwe n'abatumirwa bameze neza cyane. Mbona hano kabisa muri studio bari tayari, ariko hari umwe wifashe ukona. Ariko reka nze kubanza mbaha ikaze. Mumeze mute? Nago turi kubumva. tumeze neza rwose cyane. Reka tubaha ikaze. Murakoze cyane ko twakira. Reka tugende nyine ikaze yanyu murabyumva namwe ukuntu muri bubigenza. Ngwino mwami Yesu ngwino, mwami Yesu ngwino, nshuti y'abantu. Muraza kutubwira ni bande turi kumwe uyu munsi? Ngewe nitwa Ben, nkaba Chance. nkaba Chance. Ngiye nkaba nitwa Chance. Nari ngikomeje nyine bwahita avugana ubwo nawe ni Chance, ni madame. Reka tubahe ikaze cyane. Ni ukuri turishimye cyane kubw'iryo kaze ryanyu, Imana ibahe umugisha.
hanyuma turibuze gutangira tuvuga ngo Ben na Chance ntago tuvuge ngo ni bandi kuko abantu benshi bamaze kubamenyera cyangwa se bamaze kubamenya mu ndirimbo zitandukanye ahubwo turibuze gutangira tuvuga ngo impano y'ubuzima indirimbo ivuze iki ni indirimbo nshya indirimbo mwasohoye navuga yuko imaze amasaha ubwo ni iminsi ingahe iminsi ine igiye hanze mutubwire indirimbo bimeze bite iyi ndirimbo twayitekereje turimo tureba ubuzima abantu bagenda banyuramo umunsi ku wundi hariho ibintu abantu babura mu buzima ukaba wumva wifuza ikintu runaka igihe utakigezeho ukumva ucitse intege ukumva ubuzima bwahagaze ukumva isi yakubanye nini ariko twayitekereje muri ubwo buryo tuvuga uburyo ki umuntu yagifite ubuzima igihe cyose ubona ugihagaze uri umukandida ku mahirwe menshi ashoboka mu buzima rero ni muri ubwo buryo iyo ndirimbo twayikoze kugira ngo tubashe kwihanganisha abantu as long as you are alive ni ukuvuga ngo wabasha kugera ku bintu byinshi nicyo twavugaga Chance indirimbo wivuze iki nanjye sinjya kure cyane ariko hari igihe abantu bagira ikintu gikomeye mu buzima ariko ntibamenye ko bafite ikintu gikomeye kuruta ibindi ikintu gikomeye abantu bafite n'ubuzima kuba dufite ubuzima turiho duhumeka niyo mpano ya mbere dufite nicyo kintu gikomeye dufite kuruta ibindi byose reka tuyiririmbe mfite amashimwe ibihumbi sinabasha kuyarondora imirimo Yesu yankoreye njyewe nayinganyikiwe njyewe ubwanjye wese ndi ubuhamya ntacyo mfite Yesu atamaye ikindiri kinakora atari ukuririmba ishimwe rye njye mfite amashimwe ibihumbi sinabasha kurondora imirimo Yesu yankoreye n'ukuri nayinganyikiwe njyewe ubwanjye wese ndi ubuhamya ntacyo mfite Yesu watamaye ikindiri kinakora atari ukuririmba ishimwe ryiwe impano y'ubuzima yakomotse mu ijuru ku muremyi wanjye mahoro y'umutima nayahawe n'isezerano ridashira sintinya ubuzima kuko umwami Imana imenyera byose yandinze kwiheba iyamaye Yesu izamana ibindi hanyuma muze kutubwira Ben na Chance niki mukunda gukora iyo munezerewe ngira ngo igisubizo nawe washiha hanyuma iyo mwashwanye bimera bite iyo mutari guhuza mufite ikintu runaka mutari guhuza iyo twashwanye nyine ndabanza nkerekera nawe akerekerayo urumva bikaba nyine akamvugisha nyine gahoro nanjye simuvugisha rimwe na rimwe ubundi nawe ntamuvugisha nyine tuba twashwanye ariko ibyo ntibikunda ko tubaho cyane ariko mu kanya gatoya cyane tukongera kandi tukegerana tukaganira ikintu twumva tutahuje tukagifikisinga hanyuma mutubwire muri iyi minsi Ben na Chance niki bari gukora bari mu rugo twebwe twabashe kugira amahirwe ubwo ndavuga ngiyewe n'abandi babakurikira kuri social media tugenda tubona amavideo atandukanye mutubwire stay home yari imeze ite stay home ndagira ngo wenda manze mu amahirwe avuga ibintu twakoraga mu rugo kuko birahari twararirimbye twarasenze twarateranye twarakinnye umupira twize no guteka bamwe bize guteka twakoze ibintu byinshi bitandukanye ariko cyane cyane twarateranaga kenshi yego
Okay, hanyuma ingo kuri Facebook nakubwira nawe nimba ufite ubutumwa bunyuze kuri Facebook page yacu ni Authentic Radio 92.8 FM cyangwa nyure kuri Byishimo Espoir hose ubutumwa turaza kugenda tubwakira cyane. Uyu nguyu yitwa ngo Sabato yavuze ati Ben biti amahoro y'Imana bane namwe kuramya niki byakumariye baza Chance uti nizihe mbaraga ukora nizihe mbaraga ukora mu kuramya ubwo nibyo yashakaga kuvuga. Twagiye imbaraga nkora mu kuramya ubwo sinzi ko ndeba ureba hejuru subiza imbaraga nkoresha ndi kuramya ntabwo ndi kumva ikibazo neza ashaka kubaza. iyo uramije hari imbaraga wumva wungutse muri wowe cyane ubwo bagusubije hanyuma na Ben nanjye yambarije gutyo kuramya niki byakumariye iki mu buzima. Kuramya ni ubuzima bwanjye, ni ukuvuga ngo kuramya kwampaye kubaho mu by'ukuri, kwampaye kubaho ubuzima ngewe nifuza, kandi nta yindi success iruta kubaho ubuzima wifuza. Urabona kubera ko ubuzima bwanjye ahanini n'akazi kanjye nkora muri church na madame akora muri church, ahanini ubuzima bwacu tuba turamya n'ubundi tuba turamya. Ni ukuvuga ngo rero tubayeho ubuzima twifuza bitewe n'uko turamya. Hanyuma mbere ko tuza kugana ku musozo ndagira muze kutubwira nyuma y'impano y'ubuzima indirimbo nshya mwatuzaniye Ben niki kiri hano imbere, niki muri kuteganya? Happy, urabona twagize ikibazo cyateye isi yose cya COVID-19, ariko twari dufite gahunda nyinshi zitandukanye, ndetse twebwe iyo tugiye gusoza umwaka ukurikiyeho tugiye kwinjiramo turicara hasi tugaplaninga tukavuga ngo muri uyu mwaka tuzakora ibiki, muri uyu mwaka tuzakora ibiki, tukabishyira kuri gahunda byose, tugakora iyo action plan imeze neza tukayitunganya. Rero muri uyu mwaka twari dufite ibitaramo bigera kuri 2, ariko birumvikana nyine byajemo ibi bya COVID bisa naho bibaye cancelled ukuntu, ariko wenda turatekereza ko kimwe ngira ngo hari sinzi niba sibyo sheri, turatekereza ko kimwe wenda kizaba kuko cyo cyaragiteganyijwe kuri Noheli ku mpera z'uyu mwaka. Bivuga ngo niba corona izaba igihari ubwo bizahinduka, niba itagihari tubasha gukora niburi bitaramo twongera kwisanzura, icyo gitaramo tuzagikora. No kuvuga nyuma y'indirimbo hari n'izindi ndirimbo nyinshi rega Happy, hari n'izindi ndirimbo nyinshi ziri muri studio. Urumva turakomeje tuzakora indirimbo nyinshi, ariko wenda iby'ibitaramo tuzabikora nyine igihe tuzaba twemerewe gukora ibitaramo. Ijambo rimwe ku bantu badukurikiye Ben. Ni ukuri abantu bose badukurikiye turabakunze, kandi turabasaba kudushyigikira, kuduha amaboko, kuduha iyo support, yaba ari iyo mu bitekerezo, yaba ari y'amasengesho, yaba ari niyo mu bushobozi bw'amafaranga, kuko ibyo dukora byinshi ijambo rimwe, ijambo rikomeye cyane niko Yesu arakora. Hanyuma reka tubaherekeze tuvuga ngo impano y'ubuzima, indirimbo nshya ya Ben na Chance niyo ndirimbo nakubwira ngo dutangiranye ikiganiro cyacu G-Talk cyangwa se Gospel Talk. Ikiganiro muzaba muri kumwe nanjye cyangwa se muzajya muba muri kumwe nanjye Byishimo Espoir buri wa gatandatu. Nakubwira ngo ibintu bizajya biba biri sawa cyane, saa 2 kugera saa 4. Reka tuzamuke impano y'ubuzima, indirimbo nshya, indirimbo nziza, indirimbo navuga yuko ari impano Imana iduhaye kuri uyu munsi natwe. Mfite amashimwe ibihumbi sinabasha kuyarondora, imirimo Yesu yankoreye njyewe nayinganyikiwe, njyewe ubwanjyewe senda ubuhamya ntacyo mfite Yesu atamaye, ikindi kinakora atarakorera imbeshimwe rye. Mfite amashimwe ibihumbi sinabasha kurondora, imirimo Yesu yankoreye n'ukuri nayinganyikiwe, njyewe ubwanjye